Ni itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba. Itangazo ni irya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda yatangaje ko ibinyabiziga biri kwiyongera mu muhanda, ari nako impanuka ziyongera mu muhanda. Ibinyabiziga bikoresha umuriro w'amashanyarazi bimaze kwiyongeraho 50%. Ibikoresha ibikomoka kuri peteroli, ndavuga mazutu na esase, bimaze kwiyongeraho 50 nabyo kwijana. Ibinyabiziga bikoresha hybrid, ndavuga umuriro ndetse na esase, bimaze kuzamuka 40%. Bivuze ngo ibinyabiziga birimo birazamuka umunsi ku munsi. Tugiye ku binyamitende, nimvuga ibinyamitende ubwo ndavuga moto zikoresha umuriro w'amashanyarazi zimaze kuzamuka 80%. Ndavuga moto za Sepiro, moto za Ambasadi nazo zikoresha umuriro w'amashanyarazi zimaze kuzamuka 20%. Moto za Gorira zikoresha umuriro w'amashanyarazi zimaze kuzamuka 40%. Umujyi wa Kigali umaze kugira ibinyabiziga byinshi bikoresha umuriro w'amashanyarazi bitangiza ikirere. Bivuze yuko rero ibyemezo by'inama y'abasenateri ubwo bateranye biga ku kibazo cyo kugabanya ibiziga hano mu mujyi wa Kigali, ibinyabiziga hano mu mujyi wa Kigali, kemeje yuko ibinyabiziga bishaje bigomba gukurwa mu muhanda. Ariko kugeza izi saa ibinyabiziga bishaje ntago biri gukurwa mu muhanda, ariko hari system igiye kuza kugira ngo moto zizajye zijya muri control. Bivuze ngo ibinyabiziga aribyo bizajya byikura mu muhanda kubera ko bizajya biba bitujuje ibisabwa. Imoto bagiye kuzihereza control technique, ubwo bazajya bazirega ibibazo bitandukanye zikahita ziva mu muhanda mu gihe zitakoreshejwe. Nurenga ku itegeko ugatwara imoto nta control ufite, uzahanishwa 10,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Nongera gufatwa wongera baguce ibindi 10,000. Moto zishaje zive mu mujyi wa Kigali. Moto z'umuriro zimaze kwiyongera hano mu mujyi wa Kigali. Polisi ivuga yuko yatangiye gahunda ya Gerayo Amahoro kugira ngo izajye ikangurira abashoferi n'abamotari, yongera kubakangurira gukoresha umuhanda kugira ngo birinde impanuka zikunze kubera mu mihanda, akenshi zikunze guterwa n'abamotari ndetse n'abatwara ibinyabiziga na experience bafite, ndetse n'ababona perime ako kanya bakahita batwara, ndetse n'abatwara ibinyabiziga banyoye ibisindisha. Bivuze ngo polisi yasabye abatanga akazi ibigo runaka ko bazajya bahereza umuntu akazi babanje kumusuzuma bakareba yuko azi imodoka, kubera ko iyo uhaye umuntu imodoka utaramusuzuma ashobora kugera muri kaburimbo ugasanga aragonze, uhuye n'igihombo gikomeye cyane, ugasanga imodoka yawe isijya muri asirasi akanya nk'ako guhumbya. Bityo rero ibigo bitanga akazi bigomba kuzajya bikoresha isuzuma abakozi bashyashya biyongera mu mwuga w'ubushoferi wo gutwara abantu n'abantu. Polisi yabikomojeho ku mpanuka yabereye mu karere ka Rwamagana, ahabereye impanuka ikomeye cyane, impanuka yakomerekeyemo 2 ndetse abandi bitaba Imana. Ndetse uyu muntu wari utwaye iyi modoka yari mu bwoko bwa Coaster, yari atwaye imodoka yanyoye ibisindisha. Bityo rero polisi y'u Rwanda isaba abaturage kujya batangira amakuru ku gihe, cyane cyane abakora ingendo berekera mu turere dutandukanye. Ntuzajya utwagwa n'umushoferi ukabona ari kugenda zigizage cyangwa ukabona ari kugenda anywa inzoga. Ibuke guhamagara polisi, uvuge aho uherereye n'umurongo uriho ndetse n'igisate muriho, cyangwa aho muri kwerekera cyangwa aho muri kuva naho muri kujya. Ibi bikore wikorera koko uzaba urinze ubuzima bwawe n'ubwa bagenzi bawe. Bino polisi rero yabikomojeho ivuga yuko mujye mutangira amakuru ku gihe kugira ngo bajye bakumira ibyaha bitaraba. Ibyemezo by'abasenateri byanzuye yuko moto zishaje zigomba kuva mu muhanda hano mu mujyi wa Kigali, ndetse hakaza moto zishyashya mu mujyi wa Kigali. Ibi ngibi ntago byakozwe, ahubwo bahise bashaka uburyo ki bagiye gushyiraho moto zikazajya zikura mu muhanda. Guhera uyu munsi moto zigiye kuzajya zijya muri control technique. Ni mu gihe moto izajya ijya muri control bakayirega ibintu birenga 15 izajya ita ikurwa mu muhanda by'iteka ryose, dore yuko moto za mbere ndetse zishaje batazongera kuziha autorisation izemerera gutwara ibintu n'abantu hano mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe ibyemezo by'abasenateri byavuze yuko iki kibazo bazabigarukaho, cyangwa izi moto nyinshi cyangwa ibinyabiziga byinshi biri mu mujyi wa Kigali, ntago mvuga moto gusa n'imodoka ziriho, bazagaruka bashyiraho umukono w'ibinyabiziga bigomba kuva mu muhanda n'ibigomba gushyira mu muhanda. Ni mu gihe control technique ya moto nitangira tuzayibamenyesha. Polisi ivuga yuko umumotari wese uzajya ujya mu muhanda moto yiwe itabanje guca muri control technique ngo barebe nimba yujuje ibisabwa cyangwa itarapfuye, bazajya bamwandikira amafaranga 10,000, ndetse yabigira akamenyero bikarangira ku televasiyo igiye rotari bikaba 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda. Bityo polisi yarangije ivuga ati mugereyo amahoro.